Abakunzi bahoraho live bamuherereye hose twongeye kubasuhuza murabizi turabakunda cyane mu bice byose by'isi aho muherereye abadukurikirana mwese turabashimiye cyane tubashimira umwanya muduha kandi kuri twebwe ningira kamaro natwe twizera ko amakuru tubaha ari ingenzi. Uyu munsi rero tuzindutse tuje kubaganirira turifuza ko tuganira kuri bimwe mu byo dusanga iwacu byatugira umumaro cyangwa se kubikomoka n'ahandi ariko bifite umumaro ukomeye cyane cyane uyu munsi turibanda ku bimera, turibanda ku kimera cy'umwimerere cyitwa Lipia Alba. Lipia Alba ni ubwoko bw'ikimera abantu benshi mutamenyereye ariko cyoroshye gutunga iwawe kandi gifite imimaro myinshi. Lipia Alba ni kimwe mu byatsi cyangwa mu bimera tumaze gusanga bifite umumaro ukomeye ku buzima bw'umuntu ku buryo kugitunga mu rugo wawe nkuko watunga umwenya, nkuko watunga umuravumba, nkuko watunga umubirizi cyangwa se umucyayicyayi ni bimwe mu bimera by'ingenzi ushobora gusanga henshi ushobora guhinga ugatera nk'ururabo ariko kikaba kirimo n'umuti. Lipia Alba abatayizi tugiye kubibasobanurira hanyuma ni mumara kwimenya kandi muyishake muyikoreshe muyitere mu busitani wanyu ni nziza dore ko Lipia Alba igaragara nk'ururabo rwiza kandi rworoshye kubaho ariko ikongera ikaza ikaba umuti ikaba plant medicinal ikaba ikimera cy'umuti ukomeye ku buzima bw'abantu. Lipia Alba rero turi kubasobanurira ni kimwe mu bimera bikomoka mu muryango bita Verbanaceae ni bumwe nyine ni famille. Ikintu cyose kigira inkomoko uko mubizi nkuko abantu tugira inkomoko ukagira inkomoko yo kubura umwirabura ukomoka muri Afrika n'ibimera bigira inkomoko bigira naho bibarizwa bigira n'ikiciro biba biherereyemo rero biri mu muryango cyangwa se famille bita Verbanaceae. Iyo famille akaba ari iherereyemo iki cyatsi cy'ikimera cyitwa Lipia Alba ikimera cyiza ku buzima bwacu. Lipia Alba kugira ngo umenye ngo ni nziza gute niko ibice byose byayo byifashishwa mu buvuzi no mu mibereho myiza cyane cyane mu buvuzi gakondo. Ni ikimera gikomoka muri Amerika Centrale na Amerika y'Amajyepfo akaba ari ikimera gikoreshwa ibice byacyo byose hakoreshwa ibibabi byacyo leaves, imizi yacyo roots, hagakoreshwa imbuto zacyo seeds, hagakoreshwa n'ibigikomokaho ushobora kugikuramo izo bita essential oils. Lipia Alba ni kimwe mu bimera bikoreshwa muri plant cyangwa se kimwe mu bimera bikomeye bibiri by'ingenzi muri plant medicinal mu buvuzi gakondo cyane cyane bwo muri mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo na Amerika yo hagati akaba ari ikimera bemera kandi bakoresha cyane kikabafasha mu buryo butandukanye dore ko kiri na approve cyangwa se cyemejwe nka plant medicinal iza muri iyo myanya ibiri ya mbere n'ikigo cy'Abafaransa French Drug Agency. Lipia Alba rero ikaza mu myanya ibiri ya mbere mu bimera bikoreshwa muri plant medicinal muri ibyo bihugu bya Amerika yo hagati na Amerika y'Amajyepfo. Ubwo ngo uzasangamo za Mexique ushobora gusangamo za Brazil. Ni ikimera rero gikomeye twebwe ni wacu cyarahageze ushobora kugera muri horaho life ushobora kugera heza garden resort in ugasanga icyo kimera kirahingwa kandi kirizewe cyane. Ni kimera cyiza ni icyatsi gifite rero ibibabi gikura vuba gikura kikaba cyagera no mu burebure burenze metero 2 gishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi ushobora kukibona ahantu ukagira ngo ni nk'urugo cyangwa ukaba wakibona ukagira ngo ni ururabo rusanzwe ariko ni ikimera kiri plant medicinal. Rero Lipia Alba kino kigo cy'Abafaransa French Drug Agency igifata nka kimwe mu bimera biri plant medicinal mu bushakashatsi bwabyo bakagishyira mu byo bita pharmacopoeia akaba ari ikimera cyiza. Rero zayo cyangwa se byayo babi bya Lipia Alba ni ingenzi kuko bikoreshwa mu buryo butandukanye ushobora gukoreshwa mu mazi ugateka mu mazi ibyo bita infusion cyangwa infusion hanyuma rero ayo mazi watetsemo ya Lipia Alba kwa kundi ushobora guteka nk'icyayi umucyayicyayi cyangwa se kwa kundi ushobora gukora teye nyine icyayi cy'ibyatsi ukagicanira kigira umumaro ukomeye cyane mu kugabanya no mu guhangana n'indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Akamaro ka mbere Lipia Alba infusion yayo y'amababi yayo wayatetse mu mazi agira umumaro wo kugabanya no kurinda indwara z'umuvuduko w'amaraso icyo bita hypertension. Murabizi ko hypertension ni imwe mu ndwara ziri chronic bayita rwica ruhoze no bango anytime hypertension iragutungura ukabukubita hasi ukaremba ukaba wapfa
ushobora gutera stroke, ushobora gutera n'ibindi bibazo bitandukanye. Hypertension rero ni indwara umuntu adashobora kwiringira ko ari amahoro mu gihe ayifite, uretse guhora ucekinga, guhora ukontorora. Wakaba ifite high blood pressure, ukamenya ngo ndabigenza nte kugira ngo itazanyiba umugono. Ushobora kwiba umugono ikagutura muri koma, cyangwa ikagutura mu cyo bita transient attack, ukagwa muri koma y'akanya gatoya. Niyo mpamvu ari byiza kugira BP machine, blood pressure machine, ukajya checking umuvuduko wawe, cyangwa ukagerageza kuza no kuri Horaho Life n'ahandi kwivura wakwegereye ugapimisha umuvuduko w'amaraso wawe. Ku bantu rero barengeje imyaka 45 baba bafite ibyago byinshi byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso, nubwo n'abari munsi yayo bafite ibyo byago, ariko cyane cyane ku bantu bakuru ibyago by'umuvuduko w'amaraso ukabije bishobora kuba byinshi kurushaho. Kimwe n'umuvuduko muto w'amaraso, abakobwa, abantu bamwe na bamwe bashobora kugira bene icyo kibazo, ibyo bita hypotension. Rero Lipia Alba ibibabi byayo iyo bikoresheje muri infusion nanone bigira uruhare ukomeye mu kuturinda indwara zo mu rwungano ngogozi, ibyo bita les troubles digestifs. Troubles digestifs cyangwa se digestive troubles, izo troubles ni kwa kundi ushobora kurya kwagubwa nabi, ushobora kuribwa mu nda, ushobora kugira kugugarirwa, ama constipation, indigestion, kubabara mu mara, kutajya ku musarane, gutangira kugira ibibazo by'amakoriki n'ibindi bibazo bitandukanye, uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'inzoka. Ibyo bibazo byose ayo trouble digestif Lipia Alba infusion ya za leaves ya byayo muri ya mazi unyweye watetse muri Lipia Alba bigufasha guhangana n'iki kibazo cy'ama trouble digestif, kibazo byo mu nda no bibazo byo mu mara, yewe n'ibindi bibazo by'ama infection gastrointestinale. Lipia Alba ni ingenzi cyane. Lipia Alba kandi idufasha guhangana no gukora ikibazo cya nausea, isesemi. Abantu benshi kugira isesemi nta mpamvu nyakuri izwi, ushobora kugira isesemi kubera impamvu runaka ziri muri za trouble digestif. Nyine ushobora kugira isesemi kubera kurwaye inzoka, isesemi kubera ko igifu cyawe gifite ikibazo gikora nabi, amaside ni menshi, cyangwa se ni na nkeya, cyangwa se ibindi bibazo bishingiye kwigogora nka bile idahagije, ibibazo byo mu mara, amara adakora neza, za nzoka twababwiye, n'izindi mpamvu zitandukanye, hangover, abantu banywe inzoga nyinshi, nausea, isesemi, anytime iragutungura ukabona nyine byakubanya ikibazo. Mu gitondo warayinyweye nyinshi, nk'uyu munsi ku wa mbere wazirayemo ku cyumweru, anytime iyo hangover yunyweye Lipia Alba igufasha guhangana n'iki kibazo cya nausea cyangwa se cy'isesemi. Mu gihe urwaye malaria, urwaye izindi ndwara zihungabanya nanone ibijyanye n'igogora, Lipia Alba ni kimwe mu bimera ushobora gukoresha nka infusion ugakira isesemi cyangwa kumva uguwe neza, ukarya wumva bikuguye neza, ntugire ibibazo bikomeye bijyanye na nausea. Lipia Alba ya infusion yibaye byayo mu mazi bifite akamaro gakomeye mu guhangana n'indwara z'ibicurane n'inkorora. Ni kimwe mu bimera bifite ubushobozi bwo kudukiza no kuturinda indwara z'ibicurane n'inkorora, dore ko ifite ubushobozi bwo guhangana na virusi zitera izo ndwara, influenza viruses n'izindi virusi zibasira inzira z'ubuhumekero. Rero Lipia Alba irenze ibyo kuko ubwayo ishobora no gukiza ibisebe mu buryo uyishyize ku gisebe inyuma ako kanya. Ariko kandi tutarava ku nzira z'ubuhumekero, Lipia Alba ifite ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'inkorora, kwa kundi umuntu abakorora, itsamura, ikafasha rero mu guhangana n'ibibazo bya bronchitis. Abantu barwaye za bronchite, Lipia Alba ni icyatsi cyiza, ni ikimera cyiza, ni plante medicinale nziza ifite ubushobozi bwo guhangana n'ubwo burwayi. Rero infusion y'ibibabi byayo cyangwa se kubiteka mu mazi, yewe n'imizi yayo ni ingenzi cyane mu guhangana n'indwara nyine zo mu buhumekero, indwara z'inkorora. Ikindi ni kwifasha umuntu, urabona umuntu akorora aba yacitse intege, aba yumva yananiwe bihagije, ituma ugira icyo bita sedative effect, cyangwa wumva umeze nk'uruhutse, kumva uguwe neza. No kuri abantu bafite ibibazo bya hypertension, abantu bafite ibibazo byo mu mara, ugubwa neza, wumva igutranquilije, kumva iguhaye soothing phenomenon, iguhaye sedative, kumva uraruhutse kubera ko ifasha umubiri nyine
gukuraho ya ma reaction allergique yaturutse kuri ya ma reaction yaturutse kuri za virus, kuri za microbe, kuri bwa burwayi, bityo ukagubwa neza, kumva ruhutse, ukumva ugarukanye imbaraga mu mubiri. Lipia Alba ntabwo isharira, ntibiha, ubwayo yumva imeze nk'iryoshye, ihumura neza. Ibyo wayitetsemo ushobora no kwiteka mu mboga cyangwa ukayikatira mu tuboga, igahumura neza cyane, kuko ubwayo ifite imimerere ituma arome yayo cyangwa se za huile essentielle zayo zihumura neza, bityo bigafasha nyine muri voie respiratoire, bituma zanzira z'ubuhumekero, abantu bafite asthma, abantu bafite sinezite, abantu bafite bronchite, abantu bafite inkorora n'ibicurane, ituma nyine habaho gufunguka kwa zanzira z'ubuhumekero, zigakora neza, zikamera neza, microbe zirimo zigapfa, kuko ifite propriété nyinshi zirimo kubwayo ari antibiotique, ni antibronchitic, bivuga ngo ifungura bronche, za bronche zanzira z'ubuhumekero zigafunguka, igaba antibiotique for, kuko ubwayo yica za microbe zishobora kwibasira inzira z'ubuhumekero, za virus, na antiseptique, ni anti-inflammatoire, kandi nuvuga ngo ikora inflammation, kwa kundi wumva hashyushye, umuriro wakurenze, wumva hatonekara, kubera gukorora cyane, kubera kwitsamura cyane, kubera gufungana, ikuraho iyo inflammation. Inflammation ahantu hameze nk'ahashyushye, nk'acitse ibisebe, hahiye rwose, kwa kundi ubona ahantu hameze nk'ahakomeretse, hashyushye, hahiye amaraso, ubona inflammation. Ikuraho rero inflammation, igatanga imbaraga z'umubiri, kurinda down, kumva umeze neza, ukumva wagize imbaraga, ikaba antidepressante, bivuga ngo igabanya ibibazo by'amadepression, kwa kundi wumva unaniwe, nta mbaraga, wihebye, utishimye. Buriya depression yego ni mental health, ni ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se cyaje mu marangamutima, ariko byose bikomoka mu mutwe. Mu mutwe rero bivamo cyangwa bijyamo biturutse nanone ku mibereho turimo, ibyaguteye guhungabana. Hashobora no kuba mu kibazo cy'imirire itameze neza. Buriya ibyo wariye, iyo urwaye, iyo wananiwe, umubiri wawe wabuze energy, wabuze imbaraga. Iyo unywera Lipia Alba rero itanga imbaraga ku bwonko no ku mubiri, igatuma kandi umubiri amaraso atembera neza, igakuramo ya myanda, igakuramo za virus, ikica za bacteria, bityo ukumva uguwe neza, ibibazo bya depression bikagabanuka cyangwa se bikagenda. Ni nziza rero kubera ko ubwayo inavura n'igifu, igatuma ugira icyo bita effet expectorant. Niba wari urwaye amagripe, inkorora, ibicurane, icyo gihe urabasha gukaya, ucire nyine, wumva umerewe neza, zanzira z'ubuhumekero zifunguke. Ako ni akamaro ka Lipia Alba. Ni kimwe mu bimera byiza kandi bikunzwe, nyine mu nkomoko yabyo aho bikomoka muri Amerika yo hagati, Amerika y'epfo. Twebwe natwe yatugezeho, ni kimera kimaze kugira ahantu henshi kandi gikura vuba kandi cyiza, gishobora gukoreshwa mu miti itandukanye, mu gukora imiti nyine irimo imiti ishobora kuvura ziriya ndwara twababwiraga, z'ama antibiotique atandukanye, ama sedative atandukanye, ama antiseptique atandukanye, ama anti-inflammatoire atandukanye. Lipia Alba rero ni ingenzi, kuko muri bimwe mu bigize harimo ibyo bita volatile oils, ama huile volatile, ni nayo ituma nyine ihumura zira huile essentielle zayo, zirimo izo bita monoterpine, flavonoide, amapolyphenol, n'amarinolol. Izo rero, izo huile essentielle nizo zituma nanone ibi gitangaza mu bimera, mu bihumura neza, mu bifasha kumva nanone umubiri umeze neza, wakurinze down, wabaye sedative. Ikaba rero ifite umumaro ukomeye nyine nkuko twabibasobanuriye ku nzira z'ubuhumekero, cyane cyane mu gukuraho stress ku bantu babagize ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero, nk'abafite bronchite, ufite asthma, ufite cough, inkorora n'ibicurane. Ituma uba sedative, utuma uruhuka, ituma umererwa neza, ituma ukira. Ikaba ari nziza ku bantu bafite ibibazo bya asthma cyane, ikaba nziza ku bantu bafite ibibazo bya depression and anxiety. Depression, kwa kwiheba, kagahinda gakabije, anxiety, wa muhangayiko, ya stress, kwa kundi wumva waguwe nabi. Ikaba rero nanone ingenzi cyane nyine mu gufasha abantu bafite ikibazo cy'igifu, kwa kundi igifu kikurya, ukumva wataye umutwe, kuri ubwo burwayi bw'igifu. Lipia Alba igisubizo cyiza. Ikaba nziza ku bantu bafite ibibazo bya diarrhée, twabibabwiye ko Lipia Alba ari kimera cyiza ku bibazo bijyanye na gastrointestinal disturbance, abantu bafite ibibazo byo mu mara
digestive tube problems, abantu bafite ibibazo byo mu nzira zigogora, ikaba nziza ku bantu bafite kandi abantu barwaye cyangwa bagize umuriro ukabije. Lipia Alba twabonye ko igabanya ibibazo bya infections, ikura ibibazo bya inflammation, ikindi rero ni kunagabanya wa muriro mwinshi. Ni nziza rero ku bantu bafite ibibazo bya infection, influenza, za ndwara z'ibicurane, abantu bafite malaria cyangwa abantu baba malaria cyane, kunywa Lipia Alba ni byiza, dore ko ubwayo inarwanya nyine iyo mibu itera malaria, ikarwanya indwara ziturutse ku biyege. Uzasanga abantu barwaye ibihushi, ise, ubushita, kwishimagura, ishitu, ujya muhibona indwara zituruka ku mwanda. Ariko Lipia Alba yinywa umubiri wagira immunity ishobora gutuma utapfa kurwara zino ndwara, kuko irwanya na inflammation, ikarwanya ibirwara bijyanye no kurwara umutwe, headache. Umutwe ni bimwe mu bibazo bishobora kwibasira abantu bamwe na bamwe, kagira migraine headache, general headache. Umutwe kenshi na kenshi yakukoze kose ugahita utagira kurwara umutwe, waraka ugahita urwara umutwe, waba ugahita urwara umutwe, anytime umutwe ukaba umutwe. Rero ugize icyatsi kino kimera cya Lipia Alba wawe ukajya uyinywa nka infusion, ukayinywa mu cyayi, byagufasha guhangana n'ibibazo byo kurwara umutwe. Rero typically uyikoresheje nyine hano none ufite igisebe cyangwa se contusion, wavunitse, watsikiye se, ku bantu bafite ibibazo bya arthritis, za rubagimpande, za ndwara zo mu ngingo n'amagufa, iba umuti mwiza, igifasha abantu kwirinda bene izi ndwara. Rero ni nziza cyane, kandi ni ikimera cy'ingenzi kigaragara mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe kuri iki kimera. Nta namwe bigize bigaragaza yuko Lipia Alba yaba precocious cyangwa umuntu yayitondera cyangwa se ifite ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. Lipia Alba, no known caution among the cited evidences. Nta na hamwe yigize igaragazwa nk'ikimera gifite ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu. Ariko ni byiza nyine kureba abaganga, ni byiza kugana muri Horaho Life kugira ngo tubasobanurire byimbitse uko wayikoresha, nubwo tuzagenda tubakorera ibiganiro bitandukanye, ni gute wayiteka muri infusion ukayinywa, ni gute wakoresha simizi yayo, uruti rwayo. Lipia Alba ni he wayikura kugira ngo uyigure uyikoreshe? Ese ushaka kuyihinga, kuyitera, wabigenza ute? Muri Horaho Life turahari kugira ngo tubahe ubwo bujyanama, tunabarangira aho mwayisanga. Ariko by'umwihariko muri Horaho Life turahari kugira ngo tuyibagezeho, kuko Lipia Alba ni kimwe mu bimera twakozeho ubushakashatsi kandi tugikoraho na development. Turacyakora ibyo bita good agriculture practice, turi kuyihinga kugira ngo iboneke kuba yifuza bose, abashaka ingemwe, abashaka kuyitera nk'indabo kugira ngo barinde imibu, uyikoreshe mu kunywa cyayi infusion kugira ngo uyibone mu buryo bwose bushoboka, mu buryo utunganyijwe. Turi kubikoraho cyane. Mukeneye Lipia Alba ntimuzatindiganye kuduhamagara kuri telefoni zacu kuri 0788698813 cyangwa se mutwandikire no kuri email yacu, muraza kuyibona. Hanyuma kandi mushobora no kudusura aho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage 3 mu muryango 302. Mushobora kandi aho muri kutumenyesha tukayiboherereza, tukohereza ingemwe bashaka kuyihinga. Dushobora kandi nanone kuyiboherereza bashaka kuyikoresha, tukabaha ikibeze nk'amajyane n'agafuka Lipia Alba. Dushobora no kuyiguha nk'ibibabi byayo tukabiguhereza ukayikoresha kwa kundi twavuga. Ushaka kuyikoresha ikiri pure natural, nta kintu birahindukaho uretse kuyikorera isuku. Lipia Alba rero mu by'igitangaza ikora kandi biri scientific, bivugwa biri magic, niko yirukana imyuka mibi, ikarinda ababyeyi bakibyara n'abana babo, abana batoya bebe n'ababyeyi bakibyara. Babyita to protect woman and the baby postpartum. Nuvuga ngo irinda ababyeyi n'impinja bakivuka. Nuvuga ngo Lipia Alba yinyweye yikoresheje n'ahantu herereye yirukana imyuka mibi. Ibyo ni magic nyine, ni magic. It's quite how different with scientific. Ariko mu bushakashatsi no muri ibyo bihugu bikoresha iki kimera cyane, bayizera nk'ikimera kirinda imyuka mibi, kikarinda ababyeyi bakibyara n'abana. It's protect woman and babies. It's protect women and babies and their babies postpartum.
So rero ni ikimera cyakozweho ubushakashatsi cyane n'ikigo cyo muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko gikora holistic research and living. Rero Lipia Alba ni kimwe mu bimera byiza, bimera biri medicinal. Muri Horaho Life turahari kugira ngo namwe tubagezeho ingemwe ubwayitunganyije no kugira ngo kandi muze mu testing muyimenyeho amakuru atandukanye. Lipia Alba ni kimera cyiza, turabakunda cyane. Twabonye ko ari kimera dushobora gukoresha mu buryo buri medicinal, mu buryo buri bw'umurimbo no mu buryo bwo kwirinda indwara, cyane cyane indwara zo mu buhumekero, indwara zo mu nzira y'igogora n'izindi ndwara zitandukanye nk'indwara z'umutwe, indwara za depression, indwara za diarrhea, indwara z'ama infection n'ama inflammation atandukanye. Lipia Alba ni kimera cyiza, turahari kugira ngo tukibagezeho kandi turabakunda cyane. Nta kabuza ibimera biri naturel, ibimera mwimerere, bimwe mu byo dushobora gusanga iwacu bitaduhenze cyane kandi bikaturinda indwara. Murabizi uyu munsi indwara zigenda ziyongera, cyane cyane indwara zishingiye ku ndwara zitandura. Ukibaza ngo kuki narwaye, kuki byaje, se kuki ari ngiye warwaye indwara. You never know. Impamvu ya mbere twarabibasobanuriye, harimo imihindagurikire itandukanye y'ubuzima, ikirere, ibyo turya, ibyo tunywa, uko tubaho, aho duherereye, ibyo duhura nabyo. Iyo mihindagurikire yose y'ibidukikije itugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero kwibaza impamvu iki ari ngewe cyangwa ari wowe cyangwa ari uriya, impamvu ni nyinshi, zimwe ntitwazimenya, ariko igisubizo kimwe ni ukugaruka ku bintu biri naturel, ibintu mwimerere, ibimera mwimerere, kunywa icyayi cy'ibyatsi. Mwibuke ko herbal teas ari ingenzi mu gukora icyo bita detoxification. Nk'iyi Lipia Alba nta mafumbire uba wakoresheje, nta kindi kintu yiteresha, ni ikimera ubwacyo cyihadije gukoresha ifumbire mvaruganda, ntikoraho niyo tushyiraho imvaruganda. Oya, kirazira gukoresha amafumbire mvaruganda ku miti naturel, ahubwo organic fertilizer, za fumbire z'imborera. Ubwacyo ni ikimera gishobora kwihanganira ubutaka ubwo ari bwo bwose, kikabaho cyane cyane ko gikura kandi kigakura neza, kikaba kinini, kigatanga umusaruro uhagije. Lipia Alba rero ni kimwe mu bimera naturel bidufasha kurinda, gusukura umubiri wacu, kuwurinda no kuvura indwara zitandukanye. Muri Horaho Life nta kabuza tuzagumya kubashakira ibimera naturel kandi birimo ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zitandukanye. Rero mwibuke gukora subscribe kugira ngo mutabura amakuru, kugira ngo inkuru zacu zitabacika, kandi mwibuke gukora like no gukora share kugira ngo bigere kuri benshi, dore ko ubuzima bwiza ari cyo gishoro kandi nta mpamvu yo kwihererana amakuru meza. Ubuzima bwiza mu busangize bose, mube mukoreye Imana, mube mukoreye umugisha, kugira ngo namwe ejo muzagira amahirwe yo gusangizwa ibyiza. Hanyuma Horaho Life twese hamwe tubeho neza, niyo ntego. Turabashimiye cyane kandi turabakunda.